ese ni iki kintu ukwiye gutanga nk'ikiguzi ngo Imana ikugirire neza? Ibintu byo kubahanurira mu kanya ntabwo nzongera kujya mbasengera. Niba udafite n'iturutura n'ibyo ufite ibyo ari byo byose, inkweto nushaka uziture. Ni iby'agaciro kuba wahisemo kubana natwe uyu munsi. Biragoye kumvisha ko nukora iby'Imana ishaka, ugasenga, ugafasha ababyeyi, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, nta kabuza uzabona imigisha myinshi ndetse ukazajya no mu ijuru. Ariko nanone biroroshye cyane kukumvisha ko ningusengera ukaha amafaranga menshi tukayita amaturo, nta kabuza uzabona imigisha myinshi kandi utavunitse. Njye nk'umushumba cyangwa umukozi w'Imana ninze nkaguhanurira ko wari ugiye gupfa, nkakubwira ko ugomba gutanga amafaranga runaka kugira ngo icyo cyago gikurweho, nta kabuza uzayama kuko nzaba nkuteye ubwoba, ariko uzaba wirengagije ko n'uwo ubiguhanuriye igihe kizagera agapfa nawe ugapfa. Kubera iki isi tuyibayeho dushukwa kenshi na bamwe muri twe, kandi akenshi tugasanga tuba tuzi ukuri, ariko ukuri tukakwirengagiza tugahitamo kwemera ibyo binyoma. Kuki amatwi yacu yishimira kumva ibinyoma kuruta kumva ukuri? Ese ni iki byongera cyangwa bihindura? Iyo umuntu agusomera Bibiliya mu cyimbo cyo kuyisomera wowe ubwawe, none se haba hari abakristo babuzwa gutunga Bibiliya bagategereza kuzisomerwa igihe bateranye? Ubundi se koko Imana ifite abantu igomba kudutumaho mu cyimbo cyo kutwibwirira? Ese abantu babiri bashobora gusenga maze isengesho ry'umwe rikagera ku Mana, iry'uwundi rigahera mu kirere? Ese abo twita abashumba, abapasiteri n'abapadiri nabo baracumura? Uyu munsi wa none tugiye kugaruka kuri bamwe mu bavugabutumwa bakomeye ba hano mu Rwanda bagiye bavugaho inkuru nyinshi zitandukanye kandi zidasanzwe mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, nyinshi ziganjemo ubutubuzi. Kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byiza kandi binoze tubategura umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Jo12, nguhaye ikaze. Tuhera ku nkuru iherutse guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga y'abavugabutumwa babiri hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude. Bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bashyamirana cyane nyuma y'uko Pastor Mutesi apfushije fiance we. Pastor Claude yatangiye agaragara arimo aramuharabika avuga ko Pastor Mutesi ngo atwara abagabo b'abandi, ko Rusagara wari fiance we atari umugabo we, ahubwo ko ngo Pastor Mutesi ari umusambanyi kandi ko ari umunyabinyoma abeshya kugira ngo abantu bamufashe bamuha amafaranga. Pastor Mutesi yavuze ko ibyo Pastor Claude yamuvugagaho byose ari ibinyoma, ko ahubwo ko ari ukumuharabika, ahubwo ko ngo yamusabye ko bakora imibonano mpuzabitsina Pastor Mutesi akabyanga agatangira kumusebya. Nyuma y'ibi byose amakuru yaje kujya hanze avuga ukuri kwabyo, ko bombi bapfaga amafaranga asaga miliyoni 3 bari barahawe, hanyuma Pastor Mutesi akaba ari uyakira. Noneho Pastor Claude bikamurakaza agatangira gusebya Pastor Mutesi, akamubwira ko natamuha miliyoni 1 katazigera reka kumuvuga. Abo nabo bari muri bamwe mu bavugabutumwa tuzi hano mu Rwanda. Reka twigire ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turasanga umuvugabutumwa Pastor Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongo. Inkuru yagarutsweho cyane ni ifunga n'ifungurwa rye ku byaha yaregwagamo n'ubushinjacyaha, yakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya. Uyu muvugabutumwa barekuye ku itariki ya 20 Werurwe 2024 nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwamuhanisha igifungo cy'umwaka umwe usubitse ndetse n'izabu y'ibihumbi 750. Yemeza ko yari yaratandukira inzira y'ivugabutumwa, ashimira Imana yamukeboye. Yongo avuga ko mbere y'uko atabwa muri yombi yari amaze iminsi atabwiwe n'umugore we ko yose ajya kumugemurira, ndetse iyo minsi yayimaze ashaka ko yahindura ibikorwa byakoraga cyane cyane byanyuraga ku mbuga nkoranyambaga. Ati hagarutse Yongo wundi ushobora no gukora ibiganiro bindi, ngiye nafunzwe maze iminsi mbizi ko nzafungwa, ahubwo nari nashyizeho ingamba zo kubikemura, gusa birangira bamfunze. Ubu nawe ni umuvugabutumwa tuzi mu Rwanda. Reka twigire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Apotre Yeshua Masasu, umushumba mukuru w'itorero Evangelical Restoration Church ku isi. Tariki ya 3 Gashyantare 2019 nubwo inuma Joshua Masasu uyoboye itorero yateye benshi kumwibazaho nyuma yo gusomana n'umugore we mu rusengero. Ibi byabereye mu rusengero Evangelical Restoration Church ruberereye i Masoro mu mujyi wa Kigali, aho Pastor Lydia umufasha wa Apotre Joshua yamwegera akamubobera ndetse bikarangira basomanye, maze abantu bamwe mu rusengero bihera ijisho abandi nabo bakumirwa. Pastor Lydia umufasha wa Masasu yagize ati yihutira gusaba imbabazi, abana neza n'abandi, ndamushimira
ndetse ndanasaba n'abandi kumukurikiza kuko ari umuntu mwiza cyane. Akwiye bizu kubera ko ngamushimira cyane. Gusa nyuma yo gusomana kwa bombi, intumwa Joshua Masasu yirinze kugira icyo yavuga kuko gusomana kwe n'umufasha we ndetse bakanabikora mu ruhame. Ibi ntabwo byavuzweho rumwe na bamwe bavuga ko ibyo bakoze bidakwiye ari amahano mu rusengero, kuko mu rusengero haba harimo ingeri zose z'abantu, abana, abasore, inkumi n'abakuze, kandi ko ibyo bakoze nta nyigisho yaririmo, ko atari ibintu bikwiye kugaragara mu ivugabutumwa. Umugore wa Joshua Masasu, Pastor Lydia, yavuze icyayimuteye asaba n'imbabazi abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uyu muvugabutumwa yigeze no kwibasira abahanzi ba gospel, avuga ko ngari inzererezi batagira aho basengera, kandi ko naho batandukaniye n'abaririmba indirimbo z'isi, kuko ngo bambara nkabo, bakavuga nkabo, bakanagendana nabo. Ku mwanya wa 4 turasanga undi muvugabutumwa wagarutsweho cyane na benshi, ni Bishop Innocent Rugagi. Yari amaze imyaka igera kuri 5 atakibezwa mu Rwanda, nyuma y'aho urusengero rwe rugonzwe n'amabwiriza agenga inyubako zujuje ibyangombwa rugafungwa, akaza kwimukira mu ihema rya Kigali, ariko bikaza kwanga akarekiza muri Canada. Uyu mugabo byagiye bivuga ko ari umuhanuzi w'igitangaza, afite imbaraga zidasanzwe, ariko izindi nkuru zikavuga ko ari umutekamitwe wishakira amafaranga. Bati yaba ari umuhanuzi w'igitangaza ntabwo aba yarabuze amafaranga yo kubaka urusengero. Yavuze ko azagura indege, ariko ntayo twabonye. Biriya byose ni planka, baba bashaka amafaranga. Uyu muvugabutumwa yagiye avugaho byinshi, na nyuma y'uko ahanuriye umukobwa witwa Umunyana Shanita amwaturaho umugisha, amubwira ko azamisa Rwanda 2018, ariko bikarangira umukobwa abaye igisonga cya Nyampinga. Ibi byavugishije benshi bavuga ko uyu Bishop Rugagi ari umutekamitwe ahanura ibinyoma. Ni inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho, harimo n'iyuko yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Bishop Rugagi Innocent n'abandi bavugabutumwa batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda mu rwego rw'iperereza. Wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko Bishop Rugagi arimo gukurikiranwa koko. Ati polisi irimo irakora iperereza ku bikorwa bya bamwe mu bayobozi b'amatorero bikekwa ko bigamije kunaniza iyubahirizwa ry'amatorero n'amabwiriza agendanye n'amadini n'amatorero. Ibyo bikorwa birimo gukoresha inama mu buryo butemewe, byakurikiye ihagarika ry'amwe mu masengero atari yujuje ibyangombwa. Bishop Rugagi Innocent nawe n'umwe mu bo polisi yahamagaye mu gufasha iryo perereza. Ku mwanya wa 5 turasanga Apotre Paul Gitwaza. Hacicikanye inkuru y'uko yasabiye kwambuka inshingano muri Zion. Yarezwe n'abashumba 6 barimo Claude Diodoni Vuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya, Charles Mudakwikwa na Paul Daniel Kukimuntu. Aba bashumba batangiranye na Paul Gitwaza bashinga itorero rya Zion muri Gashyantare mu mwaka wa 2022. Nibwo aba bashumba bamenyesheje Gitwaza ko akwiye ku mirimo binyuze mu ibaruwa ndende banditse bamusaba kumweguza ku mwanya w'ubuyobozi. Mu ibaruwa banditse bakanamenyesha umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe. Bavuze ko impamvu bifuza ko Gitwaza yegura ari uko yagiye ahonyora amategeko ya Zion, akanarangwa n'ibikorwa bigayitse mu kunyereza umutungo. Ikomeza kandi ivuga ko Gitwaza yaranzwe no kugira Zion nk'akarima ke, akajya arangwa n'imitwaro adakwiye kugira. Ntibyatinze kuko ibaruwa yabo yisiteshwa agaciro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, rivuga ko binyuranyije n'amategeko kuko batakibezwa muri Zion, bityo ko badafite ububasha bwo kweguza Paul Gitwaza. Ibyo byatumye bisunga urukiko basaba ko rwasesa icyemezo cya RGB gitangamira ikurwaho rya Gitwaza ku buvugizi bw'itorero, kuko bavuga ko cyashingiye ku nyandiko bafata nk'impimbano. Urubanza rwabo rwatangiye kuburanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo tariki ya 1 Ugushyingo 2023. Apotre Gitwaza ubari mu mahanga, havuga ko akomeje kwagura itorero rye, dore ko akomeje gufungura amashami yaryo muri leta zinyuranye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize icyo abivugaho kuri icyo gikorwa cyo kumweguza. Muri ubu butumwa yagezaga ku bayoboke be, Gitwaza yashimiye inzego z'igihugu, by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kubw'ubushishozi bagira kugira ngo babashe kuzanira abanyarwanda umutekano ubakwiriye. Yavuze ko nubwo cya gikorwa cyo kumweguza cyahagaritse imitima y'abayoboke be, ariko hano turashima Imana igihugu cyacu ko bashishoje bagasanga biriya ari ibintu bidafite ishingiro. Byavuze ko yahunze igihugu. Gitwaza yasabye abayoboke be kwima amatwi abakwirakwiza amakuru nk'ay'ibihu
ko yahunze igihugu ndetse ko yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ati oya, nta komvikasiyo n'imwe ya RIB nayo nagira, sinzi ko izanahaba kuko nta cyaha nakorera abanyarwanda no guhemukira u Rwanda, sinzi ko nzabikora. Ngayo nguko rero ngaba bavuga butumwa bakomeye bahano mu Rwanda bagiye bagarukaho cyane ibitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru zidasanzwe. Turagushimiye ko wabanye natwe muri kiganiro. Kora subscribe kugira ngo ugikomeza kubana natwe mu biganiro bizakurikira. Naho ubutaha, Imana ibarinde.